ukora uwuhe murimo? Nuwuhe murimo ukora? Hari umurimo w'itorero, hari umurimo ugutunze, hari umurimo ukora uwuhe murimo? Muri ibi byago turimo ukora uwuhe murimo? Bene data mbere batubwiye ku bijyanye n'inkuge mu nyanja. Mu nyanja hari abakomeza imigozi, mu nyanja hari abagashya, mu nyanja hari abambutsa abandi. Wowe muri ibi byago ukora murimo ki? Utabara abahombye, utabara birukanywe mu kazi. Hari icyo wakora kugira ngo icyo kintu kigende neza? Nuwuhe murimo ukora? Nusanga ntacyo uri gukora, uyu munsi utayangire kugira icyo ukora. Noneho ubu twagiye ku munzani, abantu batiguma mu rugo. Wari ufite icyaha abandi yarabikoze, twaragushimiye cyane. Wari ufite icyo atabaza abandi yarabaje kubatabara kandi arabafasha. Bose bagiye, ariko ukora uwuhe murimo mu ngorane turimo? Bene data bakundwa, ndabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu. Nitwa Imana Phillipe, nkabasengera ku mudugudu wa ADPR, umudugudu wa Nyarugenge. Ndi i Kigali mu Rwanda. Nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yona igice cya mbere umurongo wa 3 tugeze ku wa 6. Ariko dusome mu izina rya Yesu. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire Tarushishi ahunga Uwiteka, amanukana i Yopa, abona inkoga ijya Tarushishi, maze atanga ihoro, ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunga Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja, mu nyanja haba ishuheri rikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroke inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane, aryamye yasinziriye. Murongo wa 6. Nuko umutware w'inkuge aza aho ari, aramubaza ati, wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuka utakira Imana yawe, ahari Imana yatwibuka ntiturimbuke. Bose baravugana ati, nimuze dufinde tumenye utumye dutezwe ibi byago. Nuko barafinda, ubufindo bwerekana Yona. Baraheraho baramubaza bati, tubwire utumye dutezwe ibi byago. Ukora umurimo ki? Uturuka he? Uri uwo mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Arasubiza ati, ndi Umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati, ibyo ukoze ni ibiki? Kuko abo bagabo bari bamenye ko ahuze Uwiteka kuko yarabibabwiye. Amen. Dushimishijwe no kongera kubona aka kanya kugira ngo tuvuge kuri iri jambo rivuga ngo maze abantu bose baravugana bati, umuntu wese atakambire Imana ahari babona gutabarwa. Iyo ibintu bikomeye, iyo bari abantu bari mu byago, bari mu bibazo bitandukanye, habaho gutabaza Imana. Hari igihe haba hari procedure zitandukanye abantu bamenyereye gucamo. Akavuga ngo nindamuka ngiye kurangura ngacuruza nkunguka, ndaba ngize amahirwe kuko nungutse. Abandi bakavuga bati, ubwo ndwaye ndajya kwa muganga nivuze nkire. Abandi bati, ubwo byanze muri ubu buryo ndakura ubwa kabiri. Iyo rero uburyo bumenyerewe bwanze, umuntu wari wese atakambira Imana ye. Habaho ubuzima busanzwe cyangwa uburyo busanzwe bwo gusenga burahinduka, hakabaho gutakambira Imana yawe. Umuntu wese agafashwa n'Imana yamenye. Niba waramenyanye n'abantu cyane kurusha uko uziranye n'Imana, birakugora bikaba ikibazo, hagasigara uko usigara umenyekana gutakambira Imana yawe bwite. Aba bantu biragatsindwa gupakirana mu nkuge n'abantu bahunze Imana. Iyo ugiye kurangura, ugenda kurangura utwaye amafaranga, hari abakujya muri banki bagasaba inguzanyo, hari abakura ahantu hatandukanye ugasanga nibwo buryo bwonyine yari afite. Gupakirana n'abantu mu nkuge bahunze Imana bateza ibyago bikomeye cyane. Biba ubwo rero bavuga ngo ngiye gutakambira Imana yanjye.
umuntu wese akagira Imana. Uwamenyanye n'Imana akagumana na ya Mana, uwamenyanye n'abantu akabona ba bantu. Hagera ubwo umuntu wese rero atakambiriye Imana. Bibiliya iravuze ngo umuyaga ikigeragezaho kuborohera gikomeza kuba kirekire kirabakanda. Ikigeragezaho kubahuhiramo mu mvugo y'iki gihe bikomeza kuba ikibazo gikomeye cyane, bamererwa nabi kugeza ubwo bumvikana tubwo bimeze bitya. Umuntu wese nahamagariye Imana dutabarwe, nahamagariye Imana tuve muri iki kibazo, nahamagariye Imana igira ikintu ihindura, ifata imigambi y'incakura ikubite hasi bigamije kurwanya izina ry'Imana kugira ngo turokoke. Kugeza ubwo babajije ibi bibazo bine uyu mugabo Yona. Mu ijambo rya mbere baramubajije bati ukora umurimo ki? Iyo bigenze bityo bigenza gute? Uko uva mu kibazo ubigikora gute? Ijambo rya kabiri ngo uturuka hehe? Iyo bakubaje kuturuka hehe uvuga ko urajya mu makaritiye yo mu gihugu, ariko ukwiye kuba aho uturuka uva mu irimbukiro ujya mu murimo w'Imana, uva mu irimbukiro ujya Yerusalemu, uva mu bibi ujya mu byiza, aho ni uturuka. Ijambo rya kabiri amaje ngo uruwo mu kihe gihugu? Turabo mu Rwanda, tugomba kurwara, tugomba guhura n'ibibazo, ibyorezo byaza, imvura yareka kugwa, inzara yatera, ariko dutuye mu Rwanda, ariko turabo mu ijuru. Uko bimeze kose uyu mubiri twikoreye uzarangira tubashe kujya mu ijuru. Aho ngaho niho duturuka. Uruwe mu kihe gihugu? Twabisobanuye neza. Turabo mu Rwanda. Igihe tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Malariya ije ifata abapagani igafata n'abakristo. Macinyi yije ifata abapagani igafata n'abakristo. Iyi imvura inzara ije ifata abakristo igafata n'abapagani. Twese turi bamwe, ariko aho tuva mu Rwanda tujya mu gihugu cy'isezerano kitazongera kubamo ibibazo. Ikindi cyabaje ngo uri ubwoko ki? Turi ubwoko bukijijwe. Mu ijuru hazwe ubwoko bubiri, ni ubwoko bwa mbere n'ubw'abadakijijwe, n'ubwoko bwa kabiri bw'abakijijwe. Turi ubwoko bukijijwe, nibwo bwoko bwacu. Dutegereje Mesiya ko azaza agacecekesha ibidakomoka ku Mana, agacecekesha indwara zose, agacecekesha ibyago byose, agacecekesha iby'agahato. Isi iragukaranga ikaguteza ibibazo, ikagushyira ahantu hatandukanye, ariko Imana yo ifite uko igomba kubigenza. Tugaruke kuri rya jambo ryacu ngo umuntu wese atakambira Imana ye, ahari yatwumvira ikaturinda ibi byago. Uyu munsi dushingiye aho igihugu cyacu kiri, uretse ko Imana igenda itukorera ibitangaza tukava mu bibazo, tugeze mu rwego umuntu wese akwiye gutakambira Imana kugira ngo idukure mu ngorane. Akwiye gutakambira Imana kugira ngo twongere gusenga dusubire mu nsengero. Akwiye gutakambira Imana kugira ngo urubyiruko rwacu rubone umugisha, rubone akazi. Iyo urebye abantu barangije amashuri batari kubona akazi, iyo urebye abakobwa batandukanye bari aho barangije bafite za kaminuza, bafite za diplome, badafite akazi, wava ngo bizagenda bite? Ariko Imana twiringiye, Imana twabonye, Imana yagiye itabara, ifite icyo yakora. Hageze ubwo rero umuntu avugana n'Imana yamenyanye nayo. Niba aramenyanye n'abantu cyane bazaguhinduka bigutera ikibazo. Niba aramenyanye n'abakomeye cyane bazaguhinduka cyangwa se baveho, usigara ufite ikibazo gikomeye kuko ari bo wamenyanye nabo. Ariko iyo wamenyanye n'Imana, haleluya, iyo Mana izakurengera. Uzajya mu nyanja igufashe, uzahomba ikubemo, uzunguka umenye ko ihari, ifite byinshi yagutabaramo, ufite byinshi yagufashamo. Imana abandi bose bagusiga, ariko yo ntiyagusiga. Ndagutoza uyu munsi, ndagukangurira mwene data kumenyana n'Imana yawe. Hari ubwo bigorana, babarize uko bigenda bati iyo intambara barashe, hari bavuga bati uryama hasi, iyo bakoze ibi bigenda bityo, ariko hari igihe bwa buryo bwari bumenyerewe buvaho hagasigara uburyo gusa Imana yagutabara ikagukura muri icyo kibazo. Nubu nicyo turi gusaba Imana ngo idutabare, idukurireho icyorezo. Yego ingamba zo kwirinda tuzazikora, ingamba zo leta ishiraho tuzazubahiriza, ariko no gusenga, noneho gusenga ntabwo kujya mu rusengero uzashiramo ya distancing bavuga, uzakoresha uzakaraba nkuko babivuga, ariko igikomeye cyane kirushije icyo, Imana iyo umuntu wese asenga Imana kugira ngo idukure muri izi krize, idukure muri ibibazo bidasanzwe.
benshi bari barasabye amadeni atandukanye mu mabanki. Iyo akazi gahagaze banki ibyo ntibiyireba. Niba wari wariringiye ibintu cyangwa ukiringira abantu, birumvikana ko isoni zikwegereye kandi kugukora ntago biri kure. Ariko iyo wiringiye Imana ijya ibasha kwishyurira abantu. Imana ijya ica inzira iyo nzu ntibayigurishe. Imana ishobora guca inzira abo bana ntibabirukane ku ishuri. Imana ishobora guca inzira ibintu byose bigacaho abantu batari bategereje. Irahari kandi ishoboye kugira icyo ikora. Dusoza rero tukavuga ngo tugiye gusenga Imana, kandi nawe ubwawe usenga iyo wamenye. Nawe ubwawe usenga Imana wamenye, wiringiye, wongere usubize ibibazo babazaga. Mwene data, muri 2022 ukora uwuhe murimo? Nuwe murimo ukora? Hari umurimo w'itorero, hari umurimo ugutunze, hari umurimo ukora uwuhe murimo muri ibi byago turimo? Ukora uwuhe murimo? Bene data, mbere batubwiye kubijyanye n'inkuge mu nyanja. Mu nyanja hari abakomeza imigozi, mu nyanja hari abagashya, mu nyanja hari abambutsa abandi. Wowe muri ibi byago ukora murimo ki? Utabara abahombye, utabara birukanywe mu kazi. Hari icyo wakora kugira ngo icyo kintu kigende neza? Nuwe murimo ukora? Nusanga ntacyo uri gukora, uyu munsi utangire kugira icyo ukora. Noneho ubu twagiye ku munzani, abantu batiguma mu rugo. Wari ufite icyaha abandi yarabikoze, twaragushimiye cyane. Wari ufite icyo atabaza abandi yarabaje kubatabara kandi arabafasha. Bose bagiye, ariko ukora uwuhe murimo mu ngorane turimo? Ikibazo cya kabiri baramubajije ngo uturuka hehe? Niba uturuka utarufite urugendo rugana mu ijuru, uyu mubiri nta kintu twambaye, uyu mubiri nta kigenda. Ni umubiri usonza ukagira ibibazo, ni umubiri urwara ukagira ibibazo, kandi wabyitegura utabyitegura n'urupfu ruzakugeraho. Ariko noneho uzaba uvuye he? Ujya hehe? Uruwa hehe? Ese uruwo mu Rwanda, uguma mu Rwanda ukaba inshuti y'iby'isi byose ukabyivurugutamo, iby'Imana ukaba umushitsi muri byo? Ntihagire utekereza ngo ni ukuri bizagenda bitya, bizakurikirana gutya. Izere Kristo nk'umwami n'umucunguzi, niwe wagutabara kandi akakugirira neza. Ijambo rya gatatu yarasubije ngo ndi umuheburayo nubaha Imana. Ese nawe uri umuheburayo wubaha Imana? Uri umunyarwanda wubaha Imana? Uri umuntu ushobora kuyubaha muri iki gihe kigoye? Ese uyubahisha ibintu byawe? Amafaranga ufite hari ayo wakuraho dukeya ugaha n'abandi. Uko bigenda biza niko bigaragaza Imana yawe ko iyo nubwo abantu bakureka, yo idashobora kukureka. Reka dusoze rero dushimira abadukurikiye, kandi ikiganiro kizakomeza. Dushima Imana yuko yabanye namwe aho uri. Ndashima Imana cyane ko nubwo corona yaje uracyariho, nubwo inzara ihari uracyahari, nubwo habaye ibyago n'amakuba abana bawe baracyajya ku ishuri kandi ushobora kubona icyo bagaburira. Imana ishime kuko yo idashobora kuguta cyangwa ngo igukoze isoni nk'uko abantu bari babitegereje. Icyo tuzi mbisubiremo, ntabwo Imana izagukoza isoni nk'uko abantu bari babitegereje, ahubwo kuko wiringiye Imana uzagumana nayo, ukorane nayo, niyo izigaragaza itandukaniye n'abantu b'abantu. Murakoze, ndabashimiye aho muri hose. Ushobora kudukurikirana ku mbuga zitandukanye aho mvira ubutumwa bwiza, kandi ukangurire n'abandi kumva ibiganiro bihumuriza nk'uko Imana ibidutegetse muri iki gihe. Murakoze, Yesu abahe umugisha cyane.